Yeah. They better know. Active again. The Beats Machine. nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwe mukurikiye Ila TV Rwanda. Nkuko mubibona rero tubazaniye amakuru mashya aturuka muri Active Again cyangwa itsinda rikora umuziki rya Active. Active rero nkuko muyizi ni group imwe ya hano mu Rwanda, ari mu groupe meza cyane ahagaze neza muri iyi minsi, ariko none amakuru tubazaniye muri iyi minsi rwose agiye kuba amakuru y'incamugongo kabisa nkuko muri kubibona. Ni ukuvuga ngo tubanje kubibutsa gatoya, amatsinda menshi hano mu Rwanda akomeje kugenda atandukana, ariko abanyarwanda benshi nago bazi impamvu y'itandukana ry'aya matsinda. Ese aya matsinda aratandukana bitewe n'iki? Habanje gutandukana Urban Boys, aho yarigizwe na Safi Madiba ndetse na Nizo na Humble Jizzo. Hanyuma Safi tuza kubona ari gusohora ibikorwa byinshi. Urban Boys yari isigaye nayo ifungura studio, ariko nyuma nitwumva amaherere ya Urban Boys. Ubu ngubu hari kibazwe se Urban Boys yagiye he, siracyahari nayo cyangwa yarasenyutse? Hanyuma tujye ku itsinda rya Dream Boys. Dream Boys nko mubizi ejo bundi mu mpera z'umwaka wa 2019 nibwo batandukanye, aho TNP yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma Platini P asigara hano mu Rwanda, akaba nawe uri gukora cyane, aho bivuga ko TNP yaba yari Platini, aho bivuga ko TMC yaba yarerekeye muri gospel. Hanyuma rero irindi tsinda ryari rizwi rikomeye cyane ubu ngubu ni Active, ariko utaragaruka kuri Active, reka tubabwire ku rindi tsinda rya Yemba Voice. Yemba Voice nayo ni itsinda ryabagamo uwo bita Billy ndetse n'uwo bita Kenny Soul ndetse n'uwo bita Billy ndetse n'undi bita Amoze. Abo tipe batatu rero nabo bize ku Nyundo, bakora umuziki neza cyane, ariko nyuma baza kumvikanwa cyangwa hatuza kumva ingono y'icanga umugongo ivuga ko batandukanye. Ubu ngubu rero Kenny Soul akaba ari ku managingwa na Bruce Melody muri label yitwa Igitangaza, aho Moses duherutse kumubona mu ndirimbo yahuje urubyiruko cyangwa New Generation yakorewe muri Ladies Empire muri studio ya Oda Pass, indirimbo yitwaga Ndaryohewe. Ngayo rero amakuru tubafitiye umunsi ni amakuru ajyanye na group ya Active. Ishyamba sirya rero muri tsinda rya Active. Mu itsinda rya Active ryakanyujijeho mu muziki w'u Rwanda harimo umwuka mubi n'ibibazo bishobora gusiga abarigize batandukanye. Iri tsinda rigizwe na Tizzo, Olvis ndetse na Drake. Ryatangiye gututumba umwuka mubi mu buryo ku buryo hatagize igikorwa ryasenyuka. Aya makuru yatangiye gututumba kuva mu 2019, ariko ubwo byari bitarafata indi ntera nk'uko biri uyu munsi. Abagize Active baracungana ku jisho, bategereje rutendere ngo buri wese amenye icyo gukora. Tubutse ko abasore nka Tizzo, Olvis ndetse na Drake bahuye aho bakoraga umuziki wabo, buri wese yikorana indirimbo ze ku giti cye, hanyuma baza guhura bakora groupe, aho yaje gukundwa cyane aho bari bafite umwihariko wo kuba baririmba ndetse bakanabyina. Iri tsinda rero rimaze imyaka 7 mu muziki, icyakoze ibiri muri yo bayamaze umutima utari hamwe, bagerageza guhisha umwotsi, ariko inzu ikomeje gucumba umuriro. Tariki ya 11 Mutarama 2018 mu buryo butunguranye, Sano Drake yagaragaye mu banyempano bifuzaga kujya kwiga umuziki ku Nyundo. Uyu musore utari wariceje bagenzi be ngo abageze iki gitekerezo, yatumye bagwa mu kantu babibonye mu itangazamakuru. Urumva ko rero batangiye kwibaza, ese ubwo agiye gutangira kwikorana cyangwa se kuki atatubwiye natwe wenda ngo tube twajyana kwiga? Umwuka mubi naha watangiriye. Icyakora kuko kwiga ari ikintu cyiza, buri wese icyakoze kuko kwiga ari ikintu cyiza, buri wese yakwifuriza inshuti ye. Tizzo na Olvis bagaragaje kumwumva, bamushyigikira no mu masomo ye. Kuva uyu musore yajya ku ishuri, ibikorwa by'itsinda byatangiye kugenda bigura intege ku buryo bugaragarira buri wese ukurikirana umuziki hafi, cyane cyane uyu muziki w'aba basore batatu. Uko iminsi
uko iminsi yicumaga niko umwuka mubi wakomezaga gututumba mu itsinda. Abari inshuti ndetse bameze nk'impanga eshatu batangiye kwishishanya. Abasore bagize itsinda rya Active mu nama bagiye bagirana bumvikanaga kudatandukana nabi. Umwe mu bantu ba hafi b'itsinda yabwiye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda ko aba basore bakundaga gukora inama bakumvikana ko nibiba ngombwa ko batandukana bazicara bakabiganiraho nk'abantu batabanye nabi. Mu minsi ishize hari amakuru yatangiye gukwirakwira mu bakurikirana hafi umuziki ahamya ko Drake yaba ari muri studio yikorana indirimbo wenyine. Ahangaha rero tubibutse ko Drake yari amaze igihe yiga mu ishuri ryo ku Nyundo, yagiye amenyana n'abandi banyempano benshi bagiye batandukanye, aho rero bishobora kuba bifatwa nk'aho ko yaba yarabonye abandi banyempano bikorana ndetse bakaba banamwesipira ko yakwikorana wenyine. Aho rero hashize igihe arimo aragaragara muri studio arimo arikorana indirimbo ze bwite wenyine, atari kumwe na group cyangwa atari kumwe na bagenzi be. Aha rero bagenzi be nabo bumvise ibyavugwaga bafata icyemezo cyo guca ku ruhande nabo bagakora ibyabo bucece. Ibi byarangiye babiretse, ahubwo biyemeza kubaza Drake niba yarateguye kuva muri iri tsinda. Uyu musore yarahiye aratsemba ahamya ko ntaho ahuriye n'izo nkuru zo kuva muri Active. Mu minsi ishize basohoye indirimbo nshya bise Kigali ni ibyayo. Kigali ni ibyayo rero iyi ndirimbo icyo twayibabwiraho nk'uko mugiye kuyumva gatoya, ni indirimbo bisa nk'aho bahinduye style ndetse byumvikana ko bakoze nko mu njyana ya trap cyangwa ya rap, aho tutari tubibamenyereyeho. Ariko iyi ndirimbo ku bakurikirana umuziki nyarwanda yari ibaye nk'ihuma amaso abari batangiye kubona igihu cyo gutandukana kubera itsinda rya Active. Icyakora ntibyateye kabiri, abasanzwe bazi imikorere ya Active batangiye kwibaza impamvu iyi ndirimbo nta mashusho bayikoreye. Umwe mu bantu ba hafi b'iri tsinda yaduhishuriye ko kugeza ubu nta gitekerezo gihari cyo gufata amashusho kuko abagize iri tsinda bari mu rungabangabo. Yagize ati ntibazi neza aho bahagaze, baraye bari kumwe na Drake mu itsinda ariko ntibizeye ko bamubyukana. Ibi byabaciye intege bafata icyemezo cyo kugenda gake mu bikorwa by'amashusho. Mu gihe abagize Active bari bakibaza kuri ibi byose, batunguwe no kubona Drake yafunguye channel ye cyangwa chaîne ye kuri YouTube mu mpera z'iki cyumweru gishize turi gusoza. Baguye mu kantu ariko gasa n'agatsindagira ibyo bari bamaze iminsi bibaza. Nk'uko bikubona rero, iyi ni channel nshyashya ya Drake yari imaze amasaha make ifunguwe, aho muri kubona ko yapostinze iyi video byibuze imazeho amasaha 21. Byumvikane ko rero niba umuntu atangiye gufungura channel ye haba hari ikindi bisobanuye. Reka rero tuzi kumva uburyo Drake yaje kubasubiza. Ariko hagati aho ngaho mu gufungura iyi channel, yaba Tizo cyangwa Olvis bamaze kwakira ko igihe icyo ari cyo cyose bakumva inkuru y'igenda rya mugenzi wabo. Uko twifuzaga kumva impande zombi zibivugaho kuri iki kibazo, uruhande rwa Tizo ndetse na Olvis birinze kugira byinshi badutangariza, bavuga ko ntacyo bafite bavuga kuri iki kibazo. Drake ahamya ko akiri muri Active nubwo adahakana kuba akora no ku mishinga ye bwite. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda, Drake yavuze ko akiri mu itsinda rya Active, ati dufite indirimbo nshya ariko ndabizi urazizi. They better know, they better know, they better sit down. Kigali ni ibyayo, Kigali ni ibyayo, Kigali ni ibyayo, ey bawitonze, Kigali ni ibyayo, Kigali ni ibyayo. Drake yahise akomeza abaza umunyamakuru ati ndabizi indirimbo dufite nshyashya urayizi, ahubwo kuki atariyo umbajije. Ku kijyanye no kuba yamaze gufungura chaîne ye kuri YouTube, yagize ati none se simfite konti yo kuri Facebook cyangwa Instagram, kuki mutigeze muvuga ahubwo ikibazo kikaba kibaye kuri YouTube.
nyamara tubibutse ko kuri YouTube ifite uburyo ihemba kandi igahemba abantu bitewe n'uko wagiye ukora. Ubwo rero nimba ibikorwa bya Active byarasubiye inyuma, wahita wibaza nk'umufana ukibaza uti ese Drake yaba ari urufatiro runini iri tsinda rya Active? Ese Drake yaba ari wandikiraga aba basore? Ibyo ni ibibazo tukibaza. Uyu muhanzi yashimangiye ko YouTube yayifunguye nk'uko yanafungura izindi mbuga nkoranyambaga bidafite aho bihuriye no gutandukana kwa Active. Abajijwe ku mishinga y'indirimbo yatangiye kwikorana wowe ku giti cye, yavuze ko nta cyakabaye igitangaza abantu kuko na mbere hose yikoranaga umuziki. Ati njye ariko kuva na kera nakoraga njyenyine, icyo nahagaritse ni ugusohora ibihangano byanjye, ariko kuva na kera nari mfite indirimbo zanjye ndi njyenyine. Drake abajijwe ibyo kuba yenda gusohora indirimbo ze bwite, Drake yaruciye ararumira, ahubwo agira ati ubwo nyine nibakora subscribe bazaba bareba ibikorwa azashyiraho. Byumvikane ko rero ntago agifite rutangira yo kuba noneho yabaza bagenzi be cyangwa yabagisha inama yo kuba yasohora ibihangano. Ni ukuvuga ngo Drake arasa nk'umuntu ugiye gutandaraza akavuga ati ndakorera hano nkore na hariya, bya bindi bavuga ngo byo gukonja ndetse nunabire. Reka tubitege amaso iby'iri tsinda. Ku bijyanye n'imishinga y'itsinda muri rusange, Drake yavuze ko ihari kandi bafite indirimbo nyinshi zitarasohoka kandi zikomeye cyane. Active rero tubitse ko ari itsinda rigizwe n'abasore batatu, Tizzo, Olvis ndetse na Drake, bagiye kuzuza imyaka igera kuri 7 bakorana nk'itsinda, kuko batangiye ku itariki 25 Nyakanga 2013, aho batangiriye muri label ya Incredible. Iyi label ya Incredible rero ikaba yariyobowe na bagenzi Bernard, hanyuma muri 2014 bimukira muri label ya Infinity Record ariyo yaje kuba New Level. Ngaho nguko rero ngayo itutumba cyangwa inkuru, amakuru atari meza ndetse n'ishyamba ritari ryeru mu itsinda rya Active, aho biri kuvuga ko Drake yenda ndetse ari hafi kuko n'ibimenyetso byo kugaragara gusohoka muri iri tsinda. Ngaho nguko rero ngayo amakuru dukomeze kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ni Ila kuri microphone. Kora subscribe, like, share na comment, hanyuma ukomeze kubana natwe 5 kuri 5. Nukora subscribe uyoke gukanda n'akazogera kugira ngo ubutaha tuzabe turi kumwe. Naho ubutaha nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Kigali ni byayo, Kigali ni byayo, haje gushya.